Nongeye kuguha ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni Braba Talk usanzwe wumva, kandi ndagushimiye ko wahisemo kubana natwe. Uyu munsi ikiganiro dufite ni ikiganiro kibaza ngo mbese ko abantu bamaze gushoberwa muri iyi minsi, bibaza kuba umuntu yaba ari kuvuga imbere yabo bamubonye kuri televiziyo cyangwa se kuri YouTube, TikTok, bakabona afunguye Bibiliya, bagahita bumva ko yahita babera role model cyangwa se akababera pastor wabo kubera gusa ko babonye avuga icyo bita ijambo ry'Imana cyangwa se afunguye Bibiliya. Iyi ni ingingo rero itoroshye kandi itoroheye abantu benshi muri iyi minsi. Ni nayo mpamvu twahisemo kuyiganiraho kugira ngo tuyihaneho ibitekerezo. Murabizi ko kuri uyu murongo duhana ibitekerezo tukunguka kandi tukiga, kugira ngo hatazagera abagwa mu ruzi barwita ikiziba, ahubwo dusobanukirwe. Muri iyi si yacu rero, iyi si ya none niyo turi kuvuga, harimo abantu benshi bakunda kuvuga cyane, baravuga pe, baba bafite imirongo basoma hirya no hino, bafite ibitabo utamenya aho babikuye, ibindi utazi amazina yabyo. Benshi ukabasanga kuri YouTube, abandi ukabasanga kuri TikTok, abandi ukabasanga mu nsengero cyangwa se mu matsinda runaka. Hari n'abasigaye bakora amagroupe ya WhatsApp, abandi bagakora space ku cyitwa Instagram, cyangwa se bakayikorera ku cya X, cyitwa X cyahoze ari Twitter. Abantu benshi ugasanga barabakurikira cyane, ariko ikibazo ngiki ni iki tugiye kwibaza: ese umuntu kuba afunguye Bibiliya birahagije ngo umuntu ahita amwita ko ari intumwa y'ukuri? Ese gusoma imirongo birahagije ko umuntu ahita atangira kuba icyitegererezo? Uyu munsi rero tugiye gusubiza icyo kibazo. Impamvu twakizanye ni uko hariho n'abo tubona bidekaraye barangije kwivuga ko ari intumwa za Satani, kandi ko bari gukorera shitani muri iyi si, ndetse bashinze amadini. Gusoma Bibiliya rero ntago bihwanye no kuyiba mu by'ukuri. Hari itandukaniro rikomeye hagati yo gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kuba ijambo ry'Imana, guhinduka ryo. Buriya no mu gihe cya Yezu cyangwa se cya Yesu ko wamwita, hari abantu bari bazi ibyanditswe cyane, babizi cyane pe. Abo ingero twafata ni nk'abafarisayo, ngo bari abanditsi, bari bazi amategeko menshi. Ariko Yesu yarababwiye ati, mbese yaganirira abigishwa, arababwira ati bariya ni abantu bigisha bakigisha abandi, ariko bakabigisha ibyo badakora. Ibyo bibona muri Matayo 23. Bari bafite ubumenyi ariko badafite imitima by'ukuri yo kuyobora abandi neza. Bari bafite amagambo meza aryoheye ururimi, ariko by'ukuri badafite imbuto, batera imbuto mu byo bakora. Umuntu rero ashobora kuvuga neza amagambo, agasobanura ibintu neza, agasoma neza rwose ukumva biryoheye amatwi, ariko ubuzima bwe bukavuga ibintu binyuranye n'ibyo yigishaga. Wamwitegereza mu buzima ugasanga ni wundi atandukanye n'aya magambo wamwumvaga. Umupasitori ubundi ni muntu ki? Ntabwo ari umuntu uvuga gusa. Ubundi ijambo pasitoro risobanura umwungeri. Umwungeri rero ntabwo ari umuntu uvuga, oya, ahubwo ni umuntu urinda, ni uyobora, ni ukunda kandi akereka abandi inzira, akemera gutanga ubuzima bwe ku bw'intama. Yezu we yivuzeho ko ari we mwungeri mwiza, ngo atanga n'ubugingo bwe ku bw'intama. Wabibona muri Yohana ibice 10. Pasitoro nyawe ubundi yakabaye atari umuntu ushaka icyubahiro gusa, yakabaye atari umuntu ugenzwa n'amafaranga, yakabaye atari umuntu ushaka abantu bamukurikira ngo yuzuze ikanisa ye, kiliziya ye, umusigiti we, ahuzuza abantu gusa. Ahubwo yakabaye ari umuntu ushaka gukiza no kubaka ubuzima bw'abantu ngo bube buzima koko bugana ku Mana. Uyu munsi rero hari abashobora kuvuga Bibiliya neza,
ariko wakitegereza neza imbuga bafite bakoreraho, cyangwa se udututi bafite, cyangwa se ijambo bafite, ukabona ni ibintu bikora ku nyungu zabo bwite. Kuba umuntu yafungura ibitabo akakubwira ko yasomye ibyo hirya no hino, yigiye i Burayi, yigiye muri Amerika, yabanye na ba musenyeri, cyangwa se yabanye n'abandi bantu bihaye Imana bakomeye, ntabwo ibyo bintu ubwabyo bihise bimuhindura umwungeri. Ntabwo bivuze ko ugomba guhita umuhindura role model wawe. Role model ntabwo ari umuntu uvuga neza gusa, ahubwo ni umuntu ubayeho neza, ufite ubuzima burimo ibikorwa wagenderaho kuko ukabona ni ibintu byubaka. Role model ni umuntu abandi bashobora kureberaho, ni umuntu ufite ubuzima bwe buhamya ibyo avuga, ugasanga uko abayeho bidatandukanye n'ibyo avuga. Hari abantu rero bashobora kuvuga bakavuga ku rukundo, ariko bakaba bafite ubugome mu mitima yabo. Hari abantu bavuga ku bintu byerekeye no kwezwa, ariko ubuzima bwabo bukaba buteye isoni cyangwa se buba mu mwijima. Ibyo bakorera mu rwihisho akaba ari ibintu utatwikurura ngo bazongere kubona aho batambuka. Hari abavuga ibyerekeye no guca bugufi, ariko by'ukuri ugasanga ni abantu bikunda, bishyira hejuru, babibone ku rwego rwo hejuru. Abantu rero bigishwa buriya barareba, barabona. Abana dushaka gufatiraho urugero nabo barareba. Abayoboke nabo burya baritegereza, barareba, nubwo bashobora guceceka, ariko burya babitegereza bakareba. Ijambo rishobora gushimisha amatwi ribaho, ariko imyitwarire ugasanga ishobora gusharira, ndetse ugasanga ihishura ukuri gutandukanye na bya bindi byaba biryoheye amatwi. Impamvu abantu rero bibeshya ku bintu nk'ibi, iya mbere ni uko isi y'iki gihe ikunda amagambo meza. Abantu bafite akarimi karyoshye barakundwa cyane. Umuntu uvuga neza ahita akundwa. Icya kabiri, social media, izi mbuga nkoranyambaga zituma abantu baba ibyamamare vuba vuba cyane. Umuntu akagira abantu bamukurikiye ari benshi cyane, ariko wakitegereza ibyo avuga ugasanga bitandukanye n'ubuzima bwe nk'uko twabivuze. Ariko kuba umuntu afite abamukurikira ari benshi cyane ntabwo bisobanura ko uwo muntu by'ukuri ari umuntu wo kwizerwa. Icya gatatu ni uko abantu benshi bareba impano kurusha imico y'umuntu, ariko buriya impano iyo itarimo umuco mwiza burya igwa vuba. Umuntu w'icyamamare iyo adafite umuco nyawo arazamuka, ariko yagera imbere ukajya kubona ukabona aguye nabi, cyangwa se bimusubiranye inyuma nabi, ugasanga ibyo yarakoze byose arabyangirira bihinduye ubusa. Niyo mpamvu tudakwiye gushukwa n'ijwi gusa rikomeye cyangwa se ryoroheje, cyangwa se imirongo myinshi ivugwa umuntu avuga ko asomye muri Bibiliya cyangwa mu kindi gitabo. Ahubwo birasaba kwitegereza umuntu akamenya neza uwakurikiye n'indi. Reka turebe ibimenyetso by'umuntu ukwiriye kuba role model nyawe. Ni umuntu ufite ubuzima buhuje n'ibyo yigisha. Ikindi ni umuntu wicisha bugufi by'ukuri mu buryo bugaragara. Icya gatatu ni ukuba umuntu yubaha abandi. Icya kane akwiye kuba ari umuntu utabaho ubuzima bubiri, ngo usange hano yitwa pasitoro ariko ahandi yitwa ikindi kintu, cyangwa usange hano afite ishusho nziza ariko ahandi afite ishusho mbi. Yakabaye ari umuntu wemera gukosorwa, wemera kugirwa inama, kandi akumva ibyo abandi bamubwira. Yesu we yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, Matayo 7:16. Ntabwo rero yigeze avuga ngo muzabamenyera ku magambo yabo, oya, yavuze ko muzabamenyera ku mbuto bera. Ibyo umuntu avuga, ibyo umuntu akora, mbese ubuzima abayemo, bikaba ari byo bintu bigaragaza koko uwo ari we. Reka turebe ubutumwa butureba twese ni ubuhe. Ibi ntabwo ari ugucira abandi urubanza, nta nubwo ari no kugira ngo twisuzume twishyire hejuru cyane
cyangwa se kwisuzuguza. Iyo ushaka kwiga neza ikibazo uragihindukiza ukakigerekezaho, umuntu akaba yavuga se njyewe ibintu mvuga ndabivuga gusa cyangwa ndanabibamo, cyangwa se ndi umuntu ubaho ibyo mvuga gusa, cyangwa ndi umuntu ufata n'ubuzima nkabuhuza n'amagambo yanjye ndetse n'indangagaciro ziba zindanga. Umuntu akabikora gutyo bikamufasha kwireba ndetse no kwimenya, kuko umuntu wese ushaka kugira ijambo ku bandi agomba kuba by'ukuri ari umuntu w'icyitegererezo. Umwanzuro rero dushobora kurebera hamwe ni uko buriya gufungura Bibiliya biroroshye, ariko kubaho ubuzima bwayo cyangwa se gufungura Korani ni ibintu byoroshye, ariko kubaho ubuzima bwayo ni ibindi bintu bigoye ariko bikwiye kwitonderwa. Kuvuga neza biroroshye, ariko kubaho neza ni urugendo abantu bakwiye kwitoza kandi bakarugenda. Ntugahite rero wemera umuntu kubera gusa ko azi imirongo myinshi, azi gutondekanya amagambo cyane, azi kuvuga amagambo ukumva rwose arakurura. Ahubwo reba n'ubuzima bwe urebe uko bumeze, reba imbuto yera, reba ibimuvamo ni ibiki. Ese koko arafasha abandi? Ese koko iyo bamukeneye baramubona? Ibintu nk'ibyo. Reba aho uwo role model ayobora abantu, maze ubone kumukurikira wumva ufite umutima unyuzwe kandi by'ukuri uzi neza aho uri kujya. Kandi wowe ubwawe niba ushaka kuba role model nyawe, tangira guhinduka, utangire guhinduka mo imbere ku buryo n'abandi bazabireba bikabakurura bikababera byiza. Kuko kuba umuntu avuga gusa afunguye ibitabo runaka ntabwo bimugira icyitegererezo, ntabwo bimugira pasitoro, kuko hari na benshi twabonye bafunguye amadini bavuga ko bakorera shitani, bakorera sekibi, bavuga ko bajya ikuzimu, bavuga ko bakora imihango itandukanye, kandi bitwaje ibitabo runaka baba babumbuye bagasoma bakigisha. Ntabwo rero bituma uwo muntu aba umuntu w'icyitegererezo. Icyamugira ibyo ni ubuzima bwe buba buhuye by'ukuri n'indangagaciro nyazo. Ndagushimiye cyane rero kuko wakora iki kiganiro. Reka nkubwire ngo ugire impagarike n'ubugingo. Niba ubikunze ukaba ugishimye, gisangize inshuti yawe, mugenzi wawe acyumve nawe wenda cyamugira umumaro. Ubundi ukomeze ube umunyabwenge kandi umuhanga. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Iyi ni Braba Talk. Ugira ibihe byiza.